Yesu ashimwe kandi ahimbazwe inshuti bavandimwe. Reka dushimire Imana cyane kubw'uburinzi bwayo ndetse n'imbabazi zayo ikomeza kutugirira tutabikwiriye, ahubwo binyuze mu gitambo cya Kristo icyubahiro kibi cy'Imana. Ko ibihe bigenda byiruka kandi ko umunsi wije niko uba urushaho kutwegereza imperuka, atari uko tutayirimo ahubwo tuyirimo, kandi icyo Imana iba ishaka kuduhishurira ni ukugira ngo mu ntekerezo zacu habe harimo ingingo ikomeye cyane yo kwibaza, ese uwo munsi urangiye usize duhagaze dute imbere y'Imana? Kubera ko igihe umuntu muri we arimo yibaza uko ahagaze imbere y'Imana cyangwa se ingingo y'urubanza iremereye muri we, aba ari amahirwe meza yo kuba umuntu atagwa mu bishuko by'umwanzi, kandi akaba ari n'amahirwe meza yo kwitegura mu gihe nyacyo umuntu akabera amaso ubugingo bwe. Reka nshimire Imana cyane kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganirire ijambo tugiye kuganira, icyigisho gifite umutwe uvuga ngo igihe cyo kwisuzuma kwimbitse. Igihe cyo kwisuzuma kwimbitse ni icyigisho kiremereye cyane kandi kitureba kugira ngo umuntu asuzume urufatiro yubatseho, kandi namara kurusuzuma nasanga yarubatse ku musenyi ahindura icyerekezo bikitwa uyu munsi. Kubera ko nibyo koko imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, ariko ntabwo izakomeza kwihanganira umunyabyaha ukuri ku ijambo ry'Imana kwagezeho agakomeza kwinangira ndetse no kwiziba amatwi. Icyo cyo ntabwo Imana izigera igikora, kubera ko ihereza umuntu amahirwe n'umwanya wo gusobanukirwa ukuri ku ijambo ry'Imana. Kwamara kumugeraho, Imana ikarekera umuntu uwo mudendezo ndetse n'amahirwe yo guhitamo igihe yahisemo ubugingo akabaho, ariko igihe yahisemo kuguma mu cyaha Imana ikamwihorera, kugeza aho muri Hoseya Imana ivuga ngo uwo muntu nimumureke kuko nta kintu iba itaramukoreye. Mbere y'uko twimbika muri iki cyigisho dusenge. Data mwiza, Imana ikomeye, wera utuye ahirengeye ho mu ijuru, dushishwe bugufi cyane imbere y'ubwiza bwawe, tugushimira uburinzi bwawe ndetse n'urukundo uhora utugaragariza, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye cyane ijambo ryawe twandikishirije kandi ubusobanukirwa neza ko turabaswe tutabasha kuryisobanurira, udusezerera Mwuka wera kandi waramuduhaye. Reka n'uyu mwanya ayoborera ijambo, kandi umutima w'umuntu wese uzaryumva uzamubashishe gufata imyanzuro myiza yo gukiza ubugingo bwe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Iki gice gishingiye mu isomo riri mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 5. Hari amagambo avuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Imana yongeye kuduhamagara kwisuzuma, ariko iryo suzuma rikajyanirana no kumenya ese turacyahagaze mu byo kwizera cyangwa twabivuyemo. Hanyuma Imana ikongera ikatubwira ngo ngaho nimwigerageze. Reka mbabwira yuko ijambo ry'Imana ryagiye rivugwa n'ibyo abantu bakaritegera amatwi, usibye ko ntacyo bitwaye ibyo, ariko Imana irimo iduhamagara kugira ngo twongere dusuzume ese imbuto y'ijambo ry'Imana ryibibwa mu mitima yacu, cyangwa twagiye turyirengagiza bigasoza ritagize icyo ritumarira. Iri somo rirakomeza ngo mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo. Imana itweretse neza muri uyu murongo ibintu bitangaje. Itubwiye ingingo ya mbere yitwa kwisuzuma, kandi twamara kwisuzuma tukamenya niba tukiri mu byo twizera, mu kuri ku ijambo ry'Imana, umucyo w'ijambo ry'Imana waturasiye. Kandi ikindi ngo mbese ntabwo twimenya, mbese ntiwimenya kandi ntuzi yuko Yesu Kristo ari muri wowe, ngo keretse ahari ubaye ugawa cyangwa se mubaye abagawa. Mbega insanganyamatsiko iremereye cyane. Igihe cyo kwisuzuma kwimbitse. Nari maze kuvuga amagambo akomeye cyane yuko ijambo ry'Imana ryatugezeho kandi ryagiye ritambuka, abantu bakaritegera amatwi, haba mu byigisho, bamwe dufite n'ibitabo. Ariko se ko Imana itubwiye ngo ngaho nitwisuzume turebeho duhagaze, ese ibyo bitabo dufite, iryo jambo twumvise twarigendeyemo cyangwa kwari ukumva gusa bikarangira aho ngaho? Ikindi nanone, mbese imyaka umaze wumva ijambo ry'Imana, igihe umaze wumva ijambo ry'Imana, mbese uhamya n'umutima wawe
wawe, uhamanya n'umutima wawe yuko Kristo Yesu Kristo ari muri wowe. Uko nicyo kibazo ijambo ry'Imana ritubajije, ngo mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Kristo Yesu Kristo ari muri mwe, ngo keretse ahari mubaye abagabo. Igisubizo hano Imana itwereka nuko niyo umuntu igihe runaka amaze mu itorero ariko atazi yuko Yesu Kristo ari muri we, icyo gihe umuntu aba yabaye ugawa, aba arimo apfisha igihe ubusa. Kubera ko ijambo ry'Imana se rikora niki? Nuko ritwigisha kandi ryakwigisha umuntu rikamuherereza kuri Kristo. Umumaro waryo nuko ryereka umunyabyaha ikibazo afite, ryamara kumwereka ikibazo afite rikamushorera rikamugeza kuri Kristo, we nyenyeri yo mu ruturuturu. Nshuti, turiho mu gihe gikomera abagihumeka bose, kandi iki gihe cyakabaye gituma intekerezo zacu zirushaho kwibaza cyane uko tugaragara imbere y'Imana. Hari amagambo ari mu nyandiko mu inama zigirwa itorero umugabane wa mbere ku cyigisho kirebana n'ibihamya, haranditswe ngo neretswe ko kutizera ibihamya biburira bitera ubutwari kandi bihana ari ugukingiranira umucyo kure y'ubwoko bw'Imana. Kutabyizera ni ugufunga amaso yabo kugira ngo batamenye uko bameze by'ukuri. Murumva yuko Imana yongeye kudubwira ikindi kintu kiremereye cyane, yuko ijambo ry'Imana yaduhaye nicyo cyonyine cyo kudusuzuma Imana yashyizeho kugira ngo tubashe kwigenzura tumenye uko duhagaze. Ariko uyu munsi wa none Imana iduhishuriye neza yuko ari abantu benshi bamaze gutera umugeri ibihamya by'ijambo ry'Imana, kubera ko biba binyuranye n'ibyifuzo by'imitima ya kamere y'umunyabyaha. Benshi batekereza yuko ibihamya by'umwuka w'Imana bibahana bidakenewe, cyangwa yuko atari bo biba bivuga. Bene abo bakennye cyane ubuntu bw'Imana ndetse no kwisuzuma mu by'umwuka kugira ngo babashe kumenya ibyo bakennye mu bumenyi bw'iby'umwuka. Imana ishimwe cyane, iduhaye igisubizo cy'icyo umuntu wese ushidikanya ku bihamya, umuntu wese utera umugeri ukuri ku ijambo ry'Imana kumugeze icyo yakora. Nshuti, Imana tubwiye ko ari uguca bugufi cyane kugira ngo tubashe kwisobanukirwa kandi tubashe no kumenya ikibazo by'umwihariko dufite mu by'umwuka cyangwa se mu rugendo rwacu rwa Kristo. Ngo nyamara abenshi basubiye inyuma bakava mu by'ukuri, bavuga ko impamvu basubiye inyuma ari uko batizera ibihamya. Ikibazo ni iki? Mbese bazareka kumvira ikigirwamana cyabo Imana iciraho iteka, cyangwa se bazakomeza bakora iby'ingeso mbi zo kwinezeza no kwanga umucyo Imana yabahaye bacyahira ibyo bishimye? Ikibazo gikwiriye gutunganywa hamwe nabo ni iki? Ngo mbese nziyanga maze nakira ibihamya byavuye ku Mana bicyaha ibyaha byanjye, cyangwa se nzanga ibihamya kuko bicyaha ibyaha byanjye? Mbega amahitamo Imana iduhaye itweretse neza yuko icyo idukorera ari ukuduhereza ijambo ry'Imana, yamara kuriduha ikaturekera umudendezo. None Imana iratubajije ngo mbese tuzemera ugucyaha kw'Imana kuva mu bihamya, cyangwa tuzigumira mu byaha byacu turindagire mu mwijima? Imana igufashe cyane nshuti ibi bintu kubisobanukirwa. Hari amagambo nanone nifuza yuko tureba ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya mbere. Ubutumwa bwatorejwe volume ya mbere haranditswe ngo page 99 paragrafu ya 3 mu cyigisho mu gitabo cya Soft haranditswe ngo hari abantu baba mu itorero batarahindutse kandi batazafatanya n'abandi mu gusenga k'ukuri gushimikiriwe. Tugomba kwinjira muri uyu murimo umuntu ku giti cye. Tugomba gusenga cyane tukavuga make. Ibicumuro birakabije kandi abantu bagomba kwigishwa kutanyurwa n'ishusho yo kwera idafite umwuka n'imbaraga. Tugomba kwinjira muri uyu murimo umuntu ku giti cye. Tugomba gusenga cyane tukavuga make. Ibicumuro birakabije kandi abantu bagomba kwigishwa kutanyurwa n'ishusho yo kwera idafite umwuka ndetse n'imbaraga. Niba twitaye ku kwisuzuma bwacu tugatandukana n'ibyaha byacu kandi tugahindura ibyerekezo byacu bibi, imitima yacu ntabwo izishyira hejuru. Amen. Ntabwo tuziringira ubwacu, tuzasobanukirwa ko gushyika cyangwa kuzura kwacu tugukesha Imana. Imana ishimwe cyane. Iduhishuriye neza yuko umuntu nta na rimwe akwiriye gukomeza kunyurwa n'ishusho yo kwera idafite umwuka n'imbaraga. Mbese nshuti yanjye, uyu munsi wa none ni abantu bangana iki bahugiye muri gahunda z'itorero, bahugiye muri gahunda y'umurimo, ariko nta shusho yo kubaha Imana ibarangwamo kubera ko bahakanisha imibereho yabo ibyo babwiriza. N'abaririmbyi bangana iki ibyo baririmba babivugisha umunwa gusa? N'abayobozi bangana iki, n'ababwiriza bangana iki ibyo bigisha babibwiririsha umunwa gusa? Ishusho yo kutubaha Imana cyangwa se ishusho yo kwera idafite umwuka n'imbaraga
niba uyu munsi wa none tucyumvira ijambo, niba uyu munsi wa none ucyumvira ijambo udakoze ivugurura muri wowe, bizasoza ugiye umugabane mubi uhuye n'umugabane wa Kayini, nyamara Imana irifuza kubarirwa mu mugabane wa Abeli. Imana igufashe cyane, kandi Imana iratubwiye ngo nitwita ku kwisuzuma ubwacu tugatandukana n'ibyaha byacu kandi tugahindura ibyerekezo byacu bibi, imitima yacu ntabwo izishyira hejuru, ntabwo tuziringira ubwacu, tuzasobanukirwa ko gushyika cyangwa kuzura kwacu tugukesha Imana. Mbega amagambo meza, mbega ukuntu Imana yongeye kuduhamagara kugira ngo buri muntu wese ku giti cye yisuzume. Hari amagambo akomeye cyane mu butumwa ku basore yantangaje ndetse aremereye cyane. Abanditse amagambo avuga ngo Satani kuko azi abantu kandi azi cyane inama y'agakiza, azi n'uburyo Imana yateganyirije umunyabyaha gukira. Abanditse amagambo akomeye cyane yuko Satani cyakora yemerera abantu kubatizwa, bakabatizwa batarihannye, bakigizwa mu itorero. Iyo bageze mu itorero abakoreye ikintu gikomeye cyane cyo kubaha inshingano mu itorero. Bamwe akabahindura abaririmbyi, abandi akabagira abadiyakoni, abandi akabagira abakuru b'itorero, abandi akabagira abakuru b'ibihande, n'abandi bagahugiraho mu nshingano z'itorero. Umuntu akazarinda ava mu mubiri, umuntu akazarinda apfa atazi inama y'agakiza ngo ni iki mu mutima we, atazi igitambo cya Kristo icyo gishobora gukora umutima w'umunyabyaha. Mbega agahinda kandi n'ukuntu ayo magambo aremereye. Mbese ni bangahe inshuti yanjye? Mbese nawe nturi muri uwo mubare? Hari ikintu gitangaje cyane. Uyu munsi wa none dufite umubare w'abantu benshi bavukiye mu itorero, ariko haza kuba ikibazo cyo gukurira mu itorero, abantu bakamenyera gahunda ndetse bakanazikora neza, nyamara batarigeze bamenekera kuri rutare, batazi inama y'agakiza ngo ni iki, batazi igitambo cya Kristo nuko gikiza umuntu, iteka yacirwagaho n'urubanza ndetse n'iteka yacirwagaho n'amategeko, umuntu akagira amahoro mu mutima kandi akagirana amahoro n'Imana. Reka dukomeze, ariko Imana igufashe cyane. Imana yatubwiye ngo tugomba guhindura ibyerekezo byacu bibi. Yego rwose, ahari birashoboka ko wavukiye mu itorero, birashoboka ko ukora umurimo w'Imana, ariko Imana iraguhamagarira kwishyura ukisuzuma. Iraguhamagarira kwisuzuma kugira ngo urebe urufatiro wubatseho. Mbese wubatse ku rufatiro Yesu Kristo cyangwa wubatse ku musenyi? Ese ubundi urimo wubakisha iki ku rufatiro rwonyine rwashyizweho rwo Kristo? Niba waratangiye kuba, reka Imana igufashe cyane. Mu byandiko by'iminsi imperuka, igihamya cya 235, ingingo ya 235, haranditswe ngo niba harigeze kubaho igihe gutekereza byimbitse byari bikwiriye buri wese mu bubaha Imana, icyo gihe ni iki ngiki, ari nacyo gihe kwera kwa buri wese ku giti cye ari ingenzi. Mbega amagambo meza cyane, kandi Imana itubwiye ikintu kiremereye ngo niba harigeze kubaho igihe cyo gutekereza kwimbitse, kandi ibyo bintu bigakorwa n'abavuga ko bubaha Imana, na buri wese wubaha Imana, ngo icyo gihe ni iki ngiki. Kubera iki? Nuko turi mu munsi ukomeye cyane w'impongano, kandi turiho mu gihe gikomerera abagihumeka bose. Ishusho yo kubaha Imana nta hantu na hamwe ishobora kukugeza nshuti yanjye. Imana irashaka yuko ugatangira urugendo, kandi ugutangira urugendo nibwo ushobora kugirana amahoro n'Imana. Ni byiza kuba wakora umurimo w'Imana, ariko igihe uwo murimo ukora udaturuka ku gitambo cy'ikaruvari, ku musaraba, kidaturukwa uwo murimo wawe atari umusaruro wo kwizera, ntabwo ushobora kwemerwa imbere y'Imana. Hakagombye kwibazwa ngo ndi igiki, inshingano yanjye n'umurimo wanjye ni ibihe muri iki gihe kidasanzwe? Mbese ndi gukorana nande? Ni Kristo cyangwa ni umwanzi? Buri mutima niwicishe bugufi imbere y'Imana, kuko iki gihe tugezemo ari igihe cy'umunsi ukomeye w'ihongerero, umunsi w'imponga, kandi ari nabwo ibya benshi biri gusuzumwa imbere y'Imana, kuko basigaje agahe gato ko kuguma mu mva zabo. Aho ubwishingizi bwanyu nyakuri bushingiye si ukwizera mugaragara ko mufite, hoya, ahubwo ni ku miterere y'ibyo mukunda. Nshuti yanjye, mbese ko Imana iduhamiriza yuko iyo umuntu abyawe ubwa kabiri, iyo ubuntu bw'Imana bukorewe umutima w'umunyabyaha, Imana irambwira ngo ibyo umuntu yakundaga asigara byanga, kandi ibyo yangaga akabikunda. Mbese izo mpinduka zigeze ziba muri wowe? Reka dukomeze. Mbese urusengero rwo mu mutima rwashijweho imyanda yarwo? Mbese ibyaha byanjye byaratuwe kandi naba narabyihannye imbere y'Imana kugira ngo bihanagurwe? Mbese aho naba niciriye urunkwiriye? Mbese naba niteguye kwitambaho igitambo icyo ari cyo cyose ndetse n'ibitambo byose kubwo kumenya neza Yesu Kristo? Mbega ukuntu ingingo yo kumenya neza Yesu Kristo yihisha abantu kugeza na n'uyu munsi, kandi abantu bamuririmba, abantu bamubwiriza, ariko kumwakira mu mitima kugeza aho n'uyu munsi wa none aracyavuga n'agahinda karemereye cyane
avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura inzinjira we dusange. Ariko se ni bangahe bemera iryo jwi rya Mwuka w'Imana ribingiye? Ni bangahe bafungurira imitima yabo ijambo ry'Imana igihe rivuzwe n'abagaragu b'Imana? Nshuti yanjye, Imana igufashe cyane. Mbese aho buri gihe niyumvisha ko ntari uwanjye bwite, ahubwo ndi umutungo w'Umwami Imana, ko umurimo nkora ari uw'Imana nkaba ndi uwayo wese? Iki ni ikibazo dukwiriye kwibaza, kandi aya magambo ari no muri miniscript ya 47 yanditswe mu cya 886. Reka dusome n'andi magambo akomeye cyane ari mu Byaduka ku ngingo ya 613. Ni umuburo ukomeye mbwira itorero yuko nta n'umwe muri 20 mu bafite amazina yanditse mu bitabo by'itorero baba yiteguye kurangiza amateka ye yo ku isi, kandi babaho nk'abatagira Imana ndetse nta byiringiro bafitiye mu isi, kimwe n'abanyabyaha basanzwe. Mbega amagambo ashaririye kandi akomeye. Imana yatubwiye ngo nta n'umwe muri 20 mu bafite amazina y'abanditse mu bitabo by'itorero waba witeguye kurangiza amateka ye yo ku isi. Mbese nshuti yawe, wari uzi neza yuko kuba amazina yanditswe mu bitabo by'itorero ako ngako atari agakiza? Agakiza ni iki? Ugiye muri Luka igice cya 1 umurongo wa 77, Imana itubwira ikintu gikomeye cyane cyuko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Mbese ibyaha byawe byaba byarababariwe binyuze mu gitambo cya Kristo? Mbese koko uyu munsi wa none ubaho ufite ibyiringiro, cyangwa ubaho nk'abandi banyabyaha basanzwe? None ko igiti cyose kimenyekana ku mbuto zacyo, wera mbuto ki nshuti yanjye? Mbese imibereho yawe ntisuzuguza Imana kandi uvuga yuko uri umukristo? Imana igufashe cyane kuyisuzuma, kandi urebe uruhande uhagazemo n'usanga rupfuye, kuko uyu munsi guhindura icyerekezo bigikunda. Uhindura icyerekezo, kandi ibyo bintu bizagufasha cyane gukiza ubugingo bwawe, kuko kwizera kw'amagejo, kwizera kudafiteho gushingiye, nta muntu n'umwe kuzakiza. Kandi ko ibihe birimo byisunika cyane, uko umunsi wira ukagoroba bugacya, niko turushaho kwegerezwa ibihe by'imperuka, kandi niko turushaho kwegerezwa akaga gaheruka kajyananye n'itangazo ry'itegeko ry'icyumweru. Mbese nshuti yawe, wakwemera kuburirwa kw'Imana muri uyu mwanya ukayigarukira ko Kristo akuramburiye ibiganza? Imana igufashe cyane. Ingingo ikurikiyeho 614, abantu babonye imyanya yo kumva no kwakira ukuri, kandi bakaba barifatanije n'itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7, biyita ko ari ubwoko bw'Imana bwitondera amategeko yayo, nyamara kandi badafite kwizera kuzima no kwiyegurira Imana bamaramaje kuruta amatorero y'ibyitiriro, bazagerwaho n'ibihano by'Imana kimwe n'amadini arwanya amategeko y'Imana. Mbega amagambo akomeye cyane. Imana iduhishuriye neza yuko kuba turi mu itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa 7 tukaba dutsindisha abandi cyangwa dukubitisha abandi ngo turi ubwoko bwera, tukaba dukubitisha abandi ngo turi itorero ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana kandi rifite guhamya kwa Yesu, ariko n'ibyo ngibyo tuvuga bitari mu mibereho yacu, ngo nta kabuza tuzagerwaho n'ibihano andi matorero atubaha Imana azagerwaho nayo. Kubera ko Imana nta kitadukoreye, yaradufashije cyane. N'uyu munsi wa none irongera dufashije binyuze muri iri jambo ryayo. Amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 1 paji 236, Paragrafu ya 4 ni muri soft, haranditswe ngo nta muntu n'umwe ushobora kwisuzuma ubwe ngo abone muri kamere y'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma yemerwa n'Imana, kandi ngo kimwemeze ko azemerwa nayo. Muri Kristo wenyine, uwo Data wa twese yatanze ngo abari mu isi babona ubugingo, niho umunyabyaha ashobora kwegerera Imana. Yesu niwe mucunguzi wacu wenyine, umurengezi n'umuhuza. Muri we gusa dufite ibyiringiro byo kubabarirwa, amahoro no gukiranuka. Ni kubw'amaraso ya Kristo umuntu washenjaguwe n'icyaha ashobora kongera guhindurwa muzima. Amen, amen. Kristo ni impumuro, ni umubavu uhumura neza, utuma gusenga kwawe kwemerwa na Data wa twese. Amen, amen. Urumva yuko no kugira ngo isengesha abantu basenga, umurimo wose bandika ugomba kuwufatanishijwe ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Icyo kintu kitabayeho, uwo murimo bari impfabusa imbere y'Imana. None se ntitwavuga uti Mwami ubu nje ukondi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe, nitabye ijwi rimpamagaye, ndaje ntama y'Imana, ndaje. Nshuti yanjye, mbega irarika rikomeye cyane Imana ikurarikira muri uyu mwaka. Mbese uyu munsi kubwo kwisuzuma ukabona yuko udashyitse, kubwo kwisuzuma ukabona yuko ari inenge ndetse n'ubusembwa bukiri mu mibereho yawe, kubwo kwisuzuma ukabona yuko ufite ishusho yo kubaha Imana nyamara uhakana imbaraga zako, mbese ubu ntiwakwikubita ku birenge bya Kristo ugataka ati Mwami ubu nje ukondi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe, nitabye ijwi rimpamagaye, ndaje ntama y'Imana. Gusanga Kristo ntibisaba gutekereza cyane no kwibabaza, hoya rwose ni ukwemera gusa ibijyanye n'agakiza Imana yagaragaje mu ijambo ryayo. Umugisha n'ubuntu ku bantu bose. Irirarika niri ngo yemwe abafite inyota
n'amata nimuze ku mazi, kandi n'abadafite ifeza n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, ubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mbega irarika ry'Imana iduhamagariye uyu munsi, icyampa kugira ngo iri jambo rigire icyo rikora ku mutima wawe. Erega si uko ijambo ry'Imana ritumvikanye, erega si uko abantu batitanze mu murimo w'Imana, si uko abantu badakora umurimo w'Imana, ahabwa igihangayikishije ijuru na n'uyu munsi ni urufatiro. Ni uko ibintu abantu bakora, ni uko ijambo ry'Imana abantu babwiriza, ni uko indirimbo abantu baririmba ibyo byose babikora bitari ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari. Kandi igihe bikimeze bityo, ntabwo umurimo ukorera Imana ushobora kwemerwa. None nshuti yanjye, reka twongere dusome n'amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya mbere, paji 265, paragarafu ya 3 soft. Mbese nshuti yanjye, ujya wumva hari icyo ukeneye mu mutima wawe? Mbese wumva ufite inzira n'inyota byo gukiranuka? Ibyo rero ni igihamya cy'uko Kristo hari icyo yakoze ku mutima wawe, agatuma habaho ubwo bukene kugira ngo umushake, ngo nawe agukorere ibyo udashoboye kwikorera binyuze mu mpano ya Mwuka Wera. Uwiteka nta kindi asaba uretse uko gusonza imbabazi ze, kwifuza inama ze, ndetse no kwifuza urukundo rwe. Imana iratubwira ngo musabe, Matayo 7:7, ko uko gusaba kwerekana ko hari icyo ukeneye, kandi nusaba wizeye uzahabwa. Icyo Uwiteka yasezeranye mu ijambo rye ntibizabura gusohora, kuko wemera ko uri umunyabyaha birahagije kugira ngo usabe imbabazi z'Imana ndetse n'impuhwe zayo. Impamvu ituma usanga Imana si ukugira ngo were, ahubwo ni ugusaba Imana ngo igukureho icyaha cyose kandi ngo ikwezeho gukiranirwa kose. Mbese uracyategereje iki? None se ni kuki utakwizera icyo Imana yavuze maze ngo uvuge uti, Uwiteka Mana ikomeye, ndaje ndakwiyeguriye ubwanjye, iki nicyo cyonyine nshobora gukora? Mbega amagambo akomeye. Mbese nshuti, uyu mwanya ushobora kujya imbere y'Imana ukayishyuza iri sezerano, kuko Kristo yaratubwiye ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurwa, kandi mushake muzabona. Matayo 7:7. Imana ikugirire neza cyane nshuti yanjye, kandi Imana iguhe amahirwe meza yo guturiza imbere yayo, kugira ngo urebe neza aho uhagaze, urebe icyerekezo uhagazemo, ubashe kugihindura bigishoboka, ubashe gukabakaba, kandi ubashe kubona Imana bigishoboka kwibona. Ubutumwa ku basore, paje 71, mu ngingo ivuga ngo ubuhendanye bw'icyaha. Reka twumve icyo Imana itubwira kugira ngo bize kudukomeza muri iyi ngingo ivuga ngo ubuhendanye bw'icyaha. Katwumve icyo Imana itubwira. Ni mu butumwa ku basore, paje 71, hari amagambo akomeye avuga ngo nta kintu na kimwe kirimo akaga gashishana ariko cyihishe kurusha ubuhendanye bw'icyaha. Imana y'iyi si niyo iyobya abantu kandi ikabagira impumyi ndetse ikabajyana no mu irimbukiro. Ntabwo Satani ahita aza yambaye imyambaro y'ubushukanyi, ariyoberanya agahisha ibyo bishuko, agasa n'ubigira byiza. Ibintu binejeje byo kwishimisha ndetse n'iby'ubupfapfa abivangamo ibintu byiza bike, bityo imitima yayobejwe ikabigira urwitwazo rw'uko ikintu cyiza cy'agahebuzo kigomba kuva mu kugira uruhare muri bene ibyo bintu. Ibi ni uruhande rw'ubushukanyi busa, ni ubucakura bwa Satani buganisha mu irimbukiro. Abantu bayobejwe batera intambwe imwe, bityo bakaba biteguye no gutera intambwe ikurikiraho. Usanga bashimishijwe cyane no gukurikira iby'imitima yabo irarikira, aho guhagarara bakaba maso maze bakarwanya iby'umushukanyi abanza kubongorera ngo babikingiranire hanze. Mbega uburyo Satani ahora ari maso kugira ngo arebe uko icyo yategesheje abantu bagifata n'ubwira bwinshi, no kugira ngo abone abantu bagendera mu nzira yateguye. Ntabwo aba ashaka ko bareka gusenga kandi ngo bakomeze ku nshingano z'iby'idini, kuko igihe bakora ibyo ngibyo aribwo ashobora kurushaho, aribwo barushaho kuba ingirakamaro mu murimo we. Uburyoza bwe bwuzuye ubucakura n'imitego yishukana abihuza n'ubunararibonye bafite n'ibyo bahamya bakatura, bityo agateza imbere umurimo we mu buryo butangaje. Aya magambo ndagira ngo yazirikane inshuti yanjye. Murumva yuko Satani adahangayikishwa no kuba uri mu murimo w'Imana, uri umuririmbyi, uri umwigisha, uri umubwiriza, uri umukuru w'itorero, nyamara utarihannye. Ibyo byose kubikora ntacyo bitwara Satani, kuko abazi yuko
byanze bikunze igihe utihanye ibyaha byawe, kandi igihe utihanye binyuze mu gitambo cya Kristo ngo ube wemerwa n'Imana, abazi yuko iyo mirimo ukora, uwo murimo w'Imana ukora nta kintu ushobora kukugezaho utatuma wemerwa n'imbere y'Imana. Ngo kandi Satani ntashaka yuko bene abo bareka gusenga ndetse ngo bareke n'inshingano z'idini, hoya arakureka ukazikomeza. Ariko abakwifatiye kuko itangiriro ry'umukristo rigomba gutangira kuri Kristo, ku gitambo cya Kristo, ngiryo itangiriro ry'umukristo. Ariko kubera ko Satani uyu munsi wa none yacuritse ibintu, abantu uyu munsi itangiriro ry'ubukristo bwabo baritangiriye mu mazi, baritangiriye mu mubatizo. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none hari umugabane w'abantu benshi barimo bapfira mu byaha, hari umugabane w'abantu benshi barimo barimbukira mu byaha kandi barabatijwe. Mbese nshuti, waba uzi yuko igihe umuntu abatijwe atarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we, atabanje kwakira Yesu Kristo, ataranyura ahitwa ku gicaniro cy'ibitambo, uwo muntu Imana imishurira neza yuko uwo muntu ikiba cyaramubayeho aba yarashyinguwe ari muzima. Igihe umuntu yihutiye kujya mu mazi akabatizwa ariko atarigeze yihana binyuze mu gitambo cya Kristo, Imana imishurira neza yuko uwo muntu aba yashyinguwe ari muzima. Mbese nawe nturi muri uwo mugabane? Ubukristo bwawe bwatangiriye hehe? Imana yateganyije inzira yayo mu buturo bwera, kandi Imana igashushanya yuko uko ubuturo bwera bwubatse ariko umunyabyaha agomba gutangira urugendo. Mbese aho ntiwatangiriye ku gikarabiro gishushanya umubatizo? Imana igufashe cyane ibyo bintu kubyumva kandi no kubisobanukirwa. Kwinura umuntu akisuzuma birakenewe cyane, ndetse no kwibariza mu mucyo w'ijambo ry'Imana uti mbese ndi muzima cyangwa nangiritse mu mutima? Mbese nagizwe mushya muri Kristo cyangwa ndacyari umubiri mu mutima ariko inyuma nambaye umwenda mushya? Nimukenyere mwitegure guhagarara mu rukiko rw'Imana, kandi mwirebere mu mucyo w'Imana niba hari icyaha cyihishe, ubugome cyangwa ikigirwamana icyo ari cyo cyose mutazibukiye. Ni ukuri nimusenge, ndetse musenge birenze uko mwigeze musenga, kugira ngo mutebwe n'uburiganya bwa Satani, mwe kwegurirwa umwuka wo kutumvira no kutagira icyo mwitaho n'ubupfapfa, kandi mwitabire inshingano z'idini kugira ngo mutume umutima wanyu utuze. Kimwe mu byaha bigize kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka ni uko bavuga ko ari abakristo bakunda ibinezeza kuruta uko bakunda Imana. Mugenzure imitima yanyu by'ukuri, mwigenzure mwitonze. Mbega uburyo nyuma yo kwigenzura nta kwihenda, hari abantu bake cyane bashobora kubura amaso bakareba mu ijuru bakavuga bati ntabwo ndi umwe muri bariya bavuzwe, ntabwo nkunda ibinezeza kuruta uko nkunda Imana. Mbega uburyo hari abantu bake cyane bashobora kuvuga bati napfuye ku by'isi, uko mbaho ubu mbikesha kwizera Umwana w'Imana. Ubugingo bwanjye bushanwe na Kristo mu Mana, kandi ubwo bugingo bwanjye nzabonekana nawe mu ikuzo rye. Mbese nshuti, aya magambo ushobora kuyavuga? Imana igufashe cyane. Katwitire kugana ku musozo. Ubutumwa bwaturanijwe paji 102 paragrafe ya mbere mu gitabo cya Soft haranditswe ngo turi umunsi ukomeye cyane w'impongano mu gihe ibyaha byacu mu kwatura ndetse no kwihana bijyanwa mu rukiko mbere y'uko urubanza rurangira. Mu cya 844 umutambyi wacu mukuru yinjiye ahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru kugira ngo atangire umurimo w'urubanza rugenzura imibereho y'abakiranutsi bapfuye yacishwaga imbere y'Imana. Igihe umurimo uzaba urangiye, urubanza ruzahindukirira abazaba bakiriho. Nshuti yanjye, mbese uhereye mu cya 844 kugeza muri uyu mwaka w'2023 hashize imyaka ingahe urubanza akagenzuzi rurimo? Reka mubwire yuko hashize imyaka myinshi urubanza akagenzuzi rurimo. Hashize imyaka 179 turi muri urubanza akagenzuzi. Turi umunsi ukomeye cyane w'impongano. Mbese iki gihe wigera ugitekerezaho? Mbese uteganya yuko Imana izakomeza kukwingingira kwihana no guhindura icyerekezo? Mbese utekereza yuko ijwi ry'Imana ryinginga rizahora ku mutima wawe? Nshuti yanjye, reka Imana igufashe cyane binyuze muri iri jambo. Reka Imana igufashe cyane ucishize bugufi cyane umutima wawe imbere y'Imana kugira ngo wikize, we kwiyobagiza. Hoya we kwiyobagiza rwose. Arega imyaka umuntu yamaze yobagiza irahagije. Arega igihe abantu bamaze bumva ijambo ry'Imana batarishyira mu bikorwa, icyo gihe kirahagije. Ariko Imana iravuze ngo reka bihagarare. Reka uyu munsi utangire urugendo bundi bushya, kandi uyu munsi wingingire Imana kugwishura Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, maze uve mu rupfu
ugere mu bugingo binyuze mu gitambo cyawe. Ni ukuri Imana iraguhindahenda, Imana irakwinginga cyane kugira ngo uyisange uyu munsi wa none Kristo akicaye ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo nawe udasigara ibyaha byawe bidahanagwe mu bitabo byo mu ijuru, kugira ngo nawe udasigara ukazikorera ibyaha byawe kuko utabishyize kuri Kristo ngo abikwikorere. Igihe umurimo uzaba urangiye, urubanza ruzahindukira abazaba bakiriho. Mbega ukuntu ibi bihe bikomeye ari iby'igiciro kandi ari ingenzi. Buri wese muri twe afite urubanza rumutegereje mu rukiko rw'Imana. Twese umuntu ku giti cye tuzacirwa urubanza rukwiranye n'ibyo umuntu yakoze akiri mu mubiri mu buryo bw'igishushanyo. Igihe umurimo w'impongano wakorwaga n'umutambyi mukuru ahera cyane w'ubuturo bwo ku isi, abantu basabwaga kwibabaza ubwabo imbere y'Imana, bakatura ibyaha byabo kugira ngo bihongererwe kandi bivanweho. Ese ibidusabwa bizaba bikeya mu murimo nyawo w'umunsi w'impongano, igihe Kristo avuganira ubwoko bwe mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi icyemezo cya nyuma kidasubirwaho kigiye gufatwa kuri buri muntu. Nshuti yanjye, mbega icyampa uyu munsi kumva ijwi ry'Imana, icyampa uyu munsi kumva ijwi ry'Imana. Ndakwinginze nshuti yanjye, tumeze dute muri iki gihe giteye ubwoba kandi gikomeye? Mbega ubwibone buri mu itorero, mbega ubwibone buri mu mutima wawe, mbega uburyarya bwuzuye mu mutima wawe nshuti yanjye, mbega kubeshya, mbega urukundo rw'imyambarire ku bantu bavuga ko ari abakirisito, ku bantu bajya ku ruhimbi bakabwiriza, ku bantu bajya ku ruhimbi bakaririmba ibitagira umumaro no kwinezeza, mbega gushaka kwishyira hejuru. Ibi byaha byuzuye intekerezo bituma tudasobanukirwa agaciro k'ibizahoraho. Ese ntitwari dukwiriye gushakira mu byanditswe kugira ngo dusobanukirwe aho turi mu mateka y'isi? Ese ntidukwiriye gutekereza neza ku murimo urimo kudukorerwa muri iki gihe kandi tukamenya umwanya duhagazemo nk'abanyabyaha? Mu gihe uyu murimo w'impongano ukomeje, niba twiteye ku gukira kw'imitima yacu, tugomba gufata icyemezo cyo guhinduka guhamye. Amen. Niba twiteye ku gukira kw'imitima yacu, tugomba gufata icyemezo cyo guhinduka guhamye, tugahindura icyerekezo, tukareka ubwibone buri mu mitima yacu. Ukwiriye guhindura icyerekezo ukareka uburyarya bwuzuye mu mutima wawe. Ukwiriye guhindura icyerekezo ukareka kubeshya kuzuye mu mutima wawe. Ukwiriye guhindura icyerekezo ukareka urukundo ukunda imyambaro rugakubitwa hasi, ugasigarana urukundo ukunda Imana mu mutima wawe n'abanyabyaha. Mbega ukuntu ibitagira umumaro ndetse no kwinezeza byuzuye intekerezo z'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Imana igufashe cyane nshuti yanjye. Tugomba gushakana Uwiteka umwete, twihana by'ukuri kandi n'umutima umenetse, twatura ibyaha byacu kugira ngo bihanagurwe. Ntabwo dukwiriye gukomeza kwibera mu mudamararo. Turimo gusatira igihe cyo kurangira kw'imbabazi. Reka buri muntu wese yibaze uko ahagaze imbere y'Imana. Ntituzi igihe amazina yacu azavugwaho na Kristo, hanyuma imanza zacu zigacibwa burundu. Mbega ukuntu ibyemezo bizafatwa bizaba bimeze. Ese tuzaba mu mubare w'abakiranutsi cyangwa se tuzaba mu mubare w'abanyabyaha? Iki ni ikibazo ukwiriye kwibaza kandi nanjye nkakibaza, ukagishakira igisubizo binyuze muri uyu murimo Imana iduhamagariye wo kwicara tukisuzuma, tukareba urufatiro rw'ubukristo bwacu, niba twubatse ku musenyi tugahindura icyerekezo. Kandi inshuti yanjye, nzi neza yuko iki cyigisho kirakugira umumaro n'uturiza imbere y'Imana, kandi Imana ikavugana n'umutima wawe. Inshuti yanjye, ukeneye kwihana. Nta gakiza kabaho hatabayeho kwihana. Umunyabyaha utihannye ntashobora kwizeza umutima we ngo ahabwe gukiranuka. Pawulo avuga ko kwihana ari agahinda ko mu buryo bw'Imana umuntu agira kubera icyaha. Ako gahinda nako kakamutera kwihana kutishuzwa kandi kakazana agakiza nk'ingororano y'uko kwihana, ndetse n'ako gahinda k'umunyabyaha agira ku bw'ibyaha bye kandi kubwo kurabukwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umunyabyaha akagira agahinda kuko ibyaha bye ari byo byikije umuziranenge Yesu Kristo. Akagira agahinda kuko utigeze gukora icyaha yahindutse icyaha kubwe. Iyo ako gahinda kamaze gusora umutima w'umunyabyaha, umurava n'ubutabera birahura, maze agakiza k'Imana kagasora umutima w'umunyabyaha. Uku kwihana rero nta kintu kwifitemo kikugira umurimo mwiza, ahubwo gutegurira umutima kwakira Kristo nk'umukiza rukumbi, ibyiringiro rukumbi by'umunyabyaha wazimiye. Iyo umunyabyaha arebye ku itegeko, igicumuro cye kiramuhishurirwa, kikinjira mu mutimanama we kandi akumva aciriweho iteka. Guhumurizwa kwe n'ibyiringiro bibonerwa mu gutumbira umusaraba w'i Kaluvari. Iyo agerageje kwishingikiriza ku masezerano no kwishingikiriza ku cyo Imana yavuze, guhumurizwa n'amahoro bitaha mu mutima we. Atera hejuru agira ati, Uwiteka wasezeranye ko uzakiza
bagusanga bose mu izina ry'umwana wawe. Ndarimbutse nta bufasha mfite kandi nta byiringiro mfite. Mbese ugutakamba nk'uku wigeze ugutakambira Imana, cyangwa ubukristo bwawe ni ukuvuga gusa? Imana igufashe cyane nshuti, Imana igufashe gusa. Ukeneye kwihana kandi ukeneye guhindukirira Imana. Mbese wari watakana umubabaro uvuga ngo Uwiteka nkiza, naho ubundi ndarimbutse? Iri jwi ryari ryumvikana mu mutima wawe nshuti? Mbese ko umaze igihe kinini cyane mu ivugabutumwa, ko umaze igihe kinini cyane mu rusengero, mbese ntugiye kurimbukira mu rusengero koko nshuti yanjye? Imana igufashe cyane, Imana igufashe, Imana igufashe cyane we kuzaba umugabane w'abantu nk'uko biri muri Yeremiya igice cya 8:20. Abantu bataka bati dore isarura rirashize tudakije, kandi iki naryo igihe cy'iki kirarangiye, ibyo byose bishize tudakijijwe. Reka we kuba muri uwo mugabane, kandi ubwo isarura ry'isi ryegereje cyane. Imana igufashe cyane uzabe uhirimbanire kuba cyane umugabane w'ibisarurwa bizajyanwa guhunuka mu bigega byo mu ijuru, kugira ngo njye nawe tubashe gukiza ubugingo bwacu bikitwa none. Kwizera k'umunyabyaha kwishingikiriza kuri Kristo, maze agahera ko atsindishirizwa imbere y'Imana. Ariko nubwo Imana ari nyakuri kandi igatsindishiriza umunyabyaha binyuze mu mirimo ya Kristo, nta muntu ushobora gutwikiriza umutima w'ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo agikora ibyaha azi cyangwa akirengagiza inshingano abizi neza. Imana ishaka yuko umuntu ayiyegurira n'umutima wose mbere yo gutsindishirizwa. Kugira ngo umunyabyaha agumane gutsindishirizwa, hagomba gukomeza kubaho kumvira binyuze mu kwizera kuzima guhoraho, gukorera mu rukundo kandi kukeza ubugingo. Noneho rero nimuze mushake kandi mubone. Ububiko bw'imbaraga burakinguye kandi buruzuye, kandi gukoramo ni ubuntu. Muzane imitima yanyinshishije bugufi, muratekereza ko hari umurimo mwiza mugomba gukora kugira ngo mwemerwe n'Imana, cyangwa ko mushobora ubwanyu kwitunganya mbere yo gusanga Kristo. Nta mbaraga mufite yo gukora neza, kandi ntimushobora kugira icyo mwiyunguraho. Tudafite Kristo nta cyiza twakora. Ntitwashobora gukiranuka ubunyacyaha bwacu, intege nkeya zacu, gukiranirwa kwacu, byose bituma tudashobora kuza imbere y'Imana kiretse gusa twambitswe gukiranuka kwa Kristo. Dukwiriye kugaragara muri tudafite gukiranuka kwacu bwite, ahubwo dufite gukiranuka kuri muri Kristo. Nuko rero mu izina risumba andi mazina yose, izina ryonyine ryaho abantu ryo gukirizwamo, saba gusorezwa isezerano ry'Imana uvuga uti Uwiteka mbabarira icyaha cyanjye, kiza ibiganza byanjye mu cyawe ngo umfashe, ngomba kububona cyangwa nkarimbuka. Ubu ndabyizeye. Umukiza abwira umunyabyaha wihannye ati nawe nta ujya kwa Data ntamujyanye, kandi nuza aho ndi sinzamwirukana. Ni jye gakiza kawe. Umuntu ntashobora kwikiza ubwe, ashobora kwihenda ku bijyanye n'iki kibazo, ariko ntiyashobora kwikiza. Gukiranuka kwa Kristo konyine niko gushobora gutuma agakiza ke kaboneka, kandi nako ni impano y'Imana. Uyu ni umwambaro w'ubukwe ushobora kwambara kagaragara nk'umutumirwa mwiza mu igaburo rya nimugoroba mu bubiko bw'umwana w'intama. Reka kwizera kwawe gusingire Kristo nta kuzuyaza. Uzahera ko uba icyaremwe gishya muri Kristo, kandi uba umucyo umurikira abari mu isi. Amen, amen. Aya magambo ari mu butumwa bwatoranijwe, paje 236 ndetse na 235, igitabo kiri soft. Amagambo asoza: reka buri wese uvuga ko yizera ko kugaruka kwa Kristo kuri bugufi ashake mu byanditswe kurusha uko yari asanzwe abikora, kuko Satani yiyemeje gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo aheze imitima ya benshi mu mwijima no kubahuma amaso ngo batareba ingorane ziriho muri iyi minsi turimo. Reka buri mwizera wese afate Bibiliya ye kandi asenge ashishikaye kugira ngo amurikirwe na Mwuka Wera, ngo amenyeshwe iby'ukuri kandi arusheho gusobanukirwa Imana iyo ariyo ndetse na Yesu Kristo uwo yatumye. Shaka ukuri nk'ushaka ubutunzi bwahishwe, kandi utenguha umwanzi. Igihe cyo kugeragezwa kiratwugarije, kuko ijwi rirenga rya Mareko 3 ryatangiriye mu ishurwa ryo gukiranuka kwa Kristo, umucunguzi ubabarira ibyaha. Iyi niyo ntangiriro y'umucyo wa marayika wari ufite ubwiza buzakwisi yose. Ni umurimo wa buri wese wakiriye umuburo kwerereza Kristo, akamugaragariza abatuye isi nk'uko yahishuriwe mu bishushanyo byasuraga umurimo we, nk'uko yerekanwaga n'ibyahishuriwe abahanuzi, kandi nk'uko byahishuriwe mu nyigisho yahawe abigishwa be no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu. Rondora mu byanditswe kuko ari byo bimuhamya. Niba uzabasha guhagarara mu gihe cy'akaga gakomeye, ugomba kumenya Kristo, ukamumenya mu mutima wawe atari amagambo gusa, kandi impano yo gukiranuka kwe aba
ku munyabyaha wihannye ukayigira iyawe. Mbega amagambo meza. Imana iravuze ngo niba uzabasha guhagarara mu gihe cy'akaga gakomeye ugomba kumenya Kristo, kandi impano yo gukiranuka kwe abara ku munyabyaha wihannye ukayigira iyawe. Isomo risoza ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 8 haranditswe, nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishizwe n'ubuntu bwayo duhereko tuba abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni ryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo bikomeyeho cyane, kugira ngo abizera Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo ni byo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Yanjye reka Imana igufashe cyane, ufate umwanya wo kwisuzuma cyane kwimbitse mu mutima wawe, kugira ngo urebe niba ugihagaze mu byo kwizera, kandi umenye ko Kristo ari mu mutima wawe, kubera ko itangiriro ry'umunyabyaha ni ukwakira Yesu Kristo mu mutima. Ibyiringiro byonyine by'umunyabyaha n'ibyiringiro rukumbi ni ukugira Kristo. Imana igufashe cyane kwakira Imana, kandi numara kwisuzuma ugasanga warubatse ku rufatiro koko ukomeze ujya imbere. Imana yadusezeraniye ko umurimo yatangije mu mitima yacu izawusoza, kandi Imana yaduhamagariye kwera, ntiyaduhamagariye kwanduzwa. Imana igufashe cyane kandi nanjye ifashe, reka ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese mu izina ryera rya Yesu Kristo Umwami wacu. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dushima Imana. Byiringiro by'umugisha, Imana ikomeye itari cy'amahanga, tugushimiye cyane uburyo uhora utuzirikana, tugushimiye cyane ijambo ryawe wemeye ko rinyura mu matwi yacu, icyubahiro kibi cyawe. Reka Mwuka wera nk'uko wadusezeraniye iri jambo aryumvikanisha mu mitima yacu, kandi adutegurire kugusanganira, adutegurire kubaho duhagaze imbere yawe turabera, tutagira ikizinga na kimwe, tugenze uko ushaka kandi tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.